ducishemo ijambo rya His Excellence Paul Kagame yagiriye mu ishuri rya Nyakinama ubwo rero yarari guha impamyabumenyi abanyeshuri barangije muri ishuri. Munyemerere tubanze twumve amagambo ye dore ko kudasobanukirwa agiye translatinze mu kirimi cy'u Rwanda ku buryo umuntu wese utumva icyongereza aza kugenda yumva neza icyo umuyobozi wacu cyangwa se His Excellence Paul Kagame yagendaga avuga cyangwa se geza ku biri bitabiriye iyo ceremony, dore ko hari harimo abajenerali mu guturuka mu bihugu bitandukanye. Imyitwarire iboneye n'ubunyamwuga, ibi nibyo byatumye abaturage bacu, abafatanyabikorwa bacu ndetse nabo dukorana mu bikorwa bya gisirikare batugirira icyizere. Ubu iyo nshingano ni iyanyu mu buryo bwihariye. Uburyo bw'imikorere buzakomeza guhinduka bitewe n'ikoranabuhanga rishya ndetse n'ibibazo by'umutekano bishya bizabasaba guhora muhindura imikorere kandi mwihugura. Bityo rero ibyemezo mufata guhera ubu bizagira ingaruka bitari gusa ku mikorere y'akazi ahubwo no ku muco, amahame n'ubushobozi bw'inzego mushinzwe kuyobora. Mugomba kuyobora mugaragaza ubunyangamugayo kandi ntuzigere muhagarika kwiga no kwiteza imbere. And never stop learning and improving. Maze umwaka nigira hano mu Rwanda kuko nageze no mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize. Rero nageze hano nsanga ibidukikije bitandukanye cyane n'ibyo nari nsanzwe nzi iwacu. Nakunze cyane ikirere cya hano, ni cyiza kandi kirahehereye ndetse n'ibimera ni icyatsi kandi biteye amabengeza rwose. Ikindi nakiriwe neza n'abantu bafite urugwiro n'umutima wo kwakira abashyitsi. Kuva uwo munsi nageze hano numvise meze nk'uri mu rugo. Of course before I came here we had mbere yo kuza hano nari narumvise byinshi byiza ku Rwanda kandi nifuzaga kuza kwirebera niba ibyo numva ko ari ukuri, ariko ibyo nabonye muri uyu mwaka umwe byarenze kure ibyo nari niteze. Ibyo nari narumvise ku Rwanda mbere yo kuhagera byose, urugwiro rw'abaturage, imico yabo, umuco nyarwanda n'ubudasa bubaranga, nasanze birenze kure ibyo natekerezaga. Si ukwiga gusa namaze umwaka nkora, ahubwo nungukiye byinshi mu mibereho ya buri munsi n'imibanire n'abaturage. Imyitwarire myiza y'abaturage muri rusange, uburyo babana n'abandi ndetse n'indangagaciro ziranga igihugu cyose byarantangaje kandi biranshimisha. Mu by'ukuri ibyo nabonye hano byarushije kure ibyo nari narumvise ku Rwanda mbere yo kuza. Kuri njye byabaye uburambe bwiza cyane kandi nifuza kuzabona andi mahirwe yo kongera kuza mu Rwanda inshuro nyinshi. Mu barangije ibyishimo byinshi ko aya mahugurwa tuyamazemo umwaka, kandi nk'uko mwabyumvise harimo bice byinshi, ni ibyishimo gusa bijyanye n'uko umuntu abashije no kuba yayashoje kuyarangiza amahoro, noneho no kuba yabashije kuba yitwaye neza, ni ibyishimo byinshi. Iyo urebye amasomo dukora muri amasomo duhabwa muri amahugurwa nk'uko wari ubikomojeho, igisirikare cy'uyu munsi ntabwo kigarukira mu kurinda umutekano, kurinda imbibi z'igihugu. Umutekano tuwufata mu buryo bwaguye, burimo no kumenya ko abaturage bameze neza, nta bintu bishobora kubagiraho ingaruka kugira ngo babashe gutera imbere. Ni muri urwo rwego rero muri amahugurwa hejuru y'inyigisho za gisirikare duhabwa, dukora na masters igamije nayo gushimangira, niba ko nabyita icyo kintu cy'uko umutekano ubu ngubu ntabwo urebwa gusa mu mutekano uri fiziko nk'uko wari ubivuze, ahubwo harimo no kubungabunga ibi byatuma abaturage batera imbere no kubikumira iyo hari ibyatuma nanone bashobora kugira ibibazo. Ladies and gentlemen, please rise for our guest of honor, the President of the Republic of Rwanda and Commander-in-Chief of Rwanda Defense Force.
Reka tubasuze kandi tubifurize ibihe byiza bakunzi ba PK Media Info. Nge nitwa Mr. M. Uyu munsi wa none itariki 12 ukwezi no kwa gatandatu 2026 ndagaruka none mbazaniye inkuru nziza, inkuru ishimishije ku gisirikare cy'u Rwanda RDF, igisirikare kimaze gukora amateka. Reka nongere munyemerere nanone ngaruka inyuma mbibutse ijambo His Excellency Paul Kagame yavuze nanone ashimira ingabo z'u Rwanda ndetse na polisi y'u Rwanda ngo biri kwitwara neza, ibigo ndetse bya leta cyangwa se ibigo bya leta biri gukora neza muri aka kanya, ari ingabo z'u Rwanda ndetse abashinzwe umutekano bose muri rusange. His Excellency abashimira yuko bakoze neza. Ntago ari cyo rero ningamije, ariko munyemerere nanone twongeye tugaruke ku ishuri rifite ibigwi bidasanzwe. Iryo rero ni ishuri rya Nyakinama. Ishuri rya Nyakinama rero ni ishuri rikuru ubu ngubu kuri uyu munsi, ishuri rikuru rya RDF, aho rero habera trainings z'abasirikare bakuru ndetse no kwiga urugamba ndetse n'uburyo bategura urugamba. Uyu munsi wa none rero ni amateka, kuko muri iri shuri harangijemo abasirikare cyangwa se hahuguwemo abasirikare 110. Reka rero tukubwire yuko iri shuri rya Nyakinama ryatangiye muri 2012 ryagizwe ishuri rikuru rya RDF. 2012 rero ryatangiye kugenda rigira abanyeshuri benshi kugera uyu munsi wa none, ariyo graduation ya 14 kuva iri shuri ryashingwa. Graduation ya 14 rero akaba habayemo ibidasanzwe, aho rero hagraduatinze cyangwa se harangije abasirikare 110 baturutse mu bihugu 20 byo ku mugabane wa Afurika ndetse n'i Burayi. Muri ibi bihugu rero harimo ibihugu byinshi bitandukanye, ariko ndagira nkumenyeshe yuko muri ibi bihugu harimo abanyarwanda cyangwa se abasirikare b'u Rwanda barangijemo n'abasirikare 87, ndetse abasirikare 21 n'abanyamahanga cyangwa se abasirikare bizemo cyangwa bahuguwemo ariko baturuka mu bihugu by'amahanga. Ndagira ngo nongere nkubwire yuko muri Afurika harimo abasirikare benshi, ariko harimo nabo mu kirwa ndetse ikirwa kiri hakurya y'umugabane wa Afurika. Reka rero twongere tubigarukeho, twongere tunababwire yuko uyu munsi wa none hagaragajwe ndetse n'ibihugu. Reka tugaruke kuri ibyo bihugu byagiye byitabira. Ibihugu byagiye byitabira rero ino shuri cyangwa se byaje muri ishuri kwihugura cyangwa se gufata amahugurwa, dore yuko aya mahugurwa bari bayamazemo umwaka wose bari guhugurwa muri iri shuri rya Nyakinama. Ndagira nkubwire rero yuko muri iri shuri hajemo ibihugu harimo Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, Benin, Ethiopia, Malawi, Central Africa, Nigeria, Senegal, South Africa, South Sudan, Somalia, Guinea, Botswana na Kingdom of Jordan. Aha rero ibi nibyo bihugu byagiye byitabira cyangwa se byari birimo muri iyi training irangiye uyu munsi ku itariki 12, aho rero His Excellency Paul Kagame yagarutse nanone ashimira, yongera gushimira ndetse no gushimangira, avuga yuko igisirikare cy'u Rwanda babonye amahirwe yo kurangiza, batagiye kubifata gutyo gusa, ahubwo bagomba kubibyaza umusaruro. Bagomba kurangwa na discipline, bagomba kurangwa n'imikorere myiza ndetse no kubungabunga umutekano. Reka munyemerere dusubire inyuma
mbabwire yuko abangaba iyo barangije ndetse baba bahawe ubudahangarwa bwo kumenya gutegura urugamba ndetse no gushobora kwitwara neza mu gukumira no kurwanya akaduruvayo cyangwa se imyigaragambyo y'abantu. Dore yuko ari cyo kintu cyugarije isi, aho rero ingabo z'u Rwanda henshi zijya ziba zigomba kurinda security cyangwa se umutekano w'abaturage ndetse n'ibintu. Byagarutswe rero n'umuyobozi mukuru w'iri shuri ndetse bigarukwaho n'ushinzwe ibikorwa cyangwa se umuhuzabikorwa w'iri shuri, agarukaho yuko by'umwihariko iri shuri rifite umwihariko wo gutoza abanyeshuri cyangwa se abarigana abarigizemo kuba intashikirwa mu bumenyi bwo hejuru, dore yuko harangije mu cyiciro cya master degree harangijemo abanyeshuri benshi. Ibi rero bikaba ari ibintu byo kwishimirwa ndetse bikaba byagiye bivugisha benshi ku isi, bari kugenda babibona, bagiye batangara ndetse bakavuga yuko igisirikare cy'u Rwanda RDF ari igisirikare cy'intashikirwa kandi kidasanzwe. Ibi ngibi rero ntago biri gushidikanwaho, nta nubwo byashidikanwaho. Reka rero munyemerere tubanze nanone